Uyu munsi turarebera hamwe inkuru idasanzwe y'urukundo n'ishimwe hagati y'umukobwa ndetse n'umubyeyi. Niyo nkuru umukinnyikazi wa filime cyane uzwi ku izina rya Nyambo Jesca, umunsi mpuzamahanga w'abagore ntiyatinze kugaragaza ko mama we ari intwari ye. Aya ni amagambo ye yavuze yuzuye urukundo, icyubahiro n'ishimwe kandi atwigisha byinshi. Mu minsi iri imbere buri wese ashobora gufata umwanya nk'uyu wo gushimira no kugaragaza urukundo ku babyeyi be. Mureke dutangire turebe uburyo Nyambo Jesca yagaragaje ko mama we ari Inkuru mu byo akora bya buri munsi ndetse n'akazi ke ka buri munsi. Mbahaye ikaze hano kuri NBE ZOOM, inkuru zacu ukuri kwawe. Niba ukunda inkuru ziteye zitya, wibuke gukanda like, subscribe, tujye tubana buri munsi ndetse utandike n'igitekerezo cya muri comment. Inkuru rero yose iteye iti: ku munsi mpuzamahanga w'abagore, abantu benshi batangira kugaragaza urukundo ndetse n'ishimwe ku bagore n'ababyeyi babo. Niyo nkuru wamamaye nka Nyambo Jesca mu kinyejana cya sinema nyarwanda yafashe umwanya wo kwerekana urukundo rudasanzwe ku mubyeyi we w'umugore ari we mama wiwe. Amafoto yerekana uko bakundana kandi amagambo ye ku mbuga nkoranyambaga ni nk'umurongo wishimye udasanzwe. Nyambo yageze kuri Instagram yiwe ahasanzwe hashyirwa ubutumwa bumara amasaha 24, ubwo ndavuga kuri story. Aragenda postingaho amafoto ya mama we, arangije yaherekeresha icyitwa caption ikomeye cyane cyangwa se amagambo aherekeza amafoto akomeye cyane kugenda bagarukaho ndetse bayipostinga kuri za mbuga nkoranyambaga zose tuzi, zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero naguha nk'iyo Instagram, YouTube iriho kunkurikiraho kano kanya, Facebook, Twitter, TikTok n'izindi zigiye zitandukanye. Bagenda bazitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye ku magambo ya Nyambo. Muri aka kanya ushobora gukomeza kwibaza uti ni ayahe magambo Nyambo yatangaje. Nyambo mu magambo ye yagize ati: "You are my favorite person and my real life superhero. Happy Women's Day again mama. I love you so much." Mu magambo ye yashaka kuvuga ko ati uri umuntu nkunda cyane, uri favorite yanjye. Ni ikintu nyine umuntu aba akunda, hari ukunda wenda nko gukora urugero nagwa ukunda nko kuri coding inkuru, aba ariyo favorite ukora cyane, nyine aba aricyo kintu ukora cyane. Ati nawe uri umuntu nkunda cyane buri gihe, and my real life superhero, kandi uri intwari y'ubuzima bwanjye bwa nyabwo. Happy Women's Day, gira umunsi mwiza w'abagore again mama, indi nshuro mama wanjye. I love you so much, ndagukunda cyane. Hano turabona urukundo rwinshi ruvanze n'ishimwe ku muntu wa mbere mu buzima bwe. Ibyo ngibyo byose bikagaragaza urukundo umwana umubyeyi w'umumama, kandi akabigaragaza buri gihe. Mu rundi rugero Nyambo yagize ati: "And you are my biggest supporter, kandi uri inspiration ikomeye kuri njye. Imana iguha ubuzima bwiza, amahoro n'umunezero. Ndi umunyamahirwe kuba ari wowe wabaye mama wanjye. I love you so much. Happy Women's Day." Ati "You are my biggest supporter." Ni wowe umuterankunga wa mbere mfite, ni wowe umuterankunga wanjye wa mbere kuri iyi si, kandi ni wowe unsubizamo imbaraga, kandi ni wowe untera imbaraga. You are my, uri inspiration yanjye, uri njye ikomeye. Ayo nayo mu kinyarwanda yo ntabwo turi buze kuyatinda kuko arasobanutse, ariko ahubwo akambibwira akantu keza cyane. Aya magambo agaragaza uburyo urukundo rudashira rw'umwana ku mubyeyi rugaragara kandi rutagira urugero warutangaho. Ubwo umwana yakunda umubyeyi ku kigero iki n'iki, kuko urukundo rw'umwana n'umubyeyi ntirugira igipimo, ni urukundo ruba rwihariye. Aya magambo yose tuyarebye n'ibi bintu byose, ibi ni ibintu bidasanzwe kubona umwana wigaragaza gutya ku mubyeyi. Urukundo rwa Nyambo rugaragaza ko nta kintu cyaba kinini cyangwa gito cyashobora gusenya umubano we n'umubyeyi we. Ibyo ngibyo ntibishoboka, kandi nawe ndabizi ko ntabwo byakunda ko n'umubyeyi wawe, cyangwa niba uri umubyeyi cyangwa se wowe n'abana bawe, hagira ikintu cyangiza umubano wanyu. Ibyo ni ibintu bitaba. Umwana ashobora kukunanira ariko aba ari umwana wawe,
nawe wa mwana ushobora kunanira ababyeyi ukabona ko bakwanga, cyangwa se mubyeyi akaba agufata ukundi bitewe n'uburyo akoreramo, niyo yarakubyaye wenda bimutunguye cyangwa se bitewe n'izindi mpamvu. Ariko burya umubyeyi wawe ari umubyeyi wawe, kuko iyo yakubuze arahangayika. Nta kuntu ataguhangayikira, nk'uko baca umugani w'ikinyarwanda ngo uyibyaye ikibazo irakirigatira, ariko ntabwo aribyo nshatse kuvuga. N'umubyeyi ni urukundo ruba rutagira umupaka hagati yabyo. Uko Nyambo ashyira amagambo mu bigaragaza ko umubyeyi ari expression ye, icyitegererezo ndetse n'intwari mu buzima bwe, ntibiri amagambo gusa, ahubwo ni inyigisho y'uko buri wese akwiriye gushimira no kugaragaza urukundo ku babyeyi be. Ntabwo ari igihe cyose muzabona abana bagaragaza urukundo nk'uru rudasanzwe, berekana ko ababyeyi ari bo ntwari zabo za buri munsi. Akenshi usanga nyine abana kenshi nubwo dukunda ababyeyi, ntabwo dukunda ababyeyi urukundo bo badukunda. Icyo cyo ntabwo twagitindaho, turakizi. Niba uri umubyeyi uri kumva video umenye ko abana namwe mujya mubibona, ntabwo twabakunda urukundo nk'ubwo mwadukunda. Dushobora kubakunda cyane cyane cyane, ariko mwebwe mukadukunda byikubye cyane. Baba badutegura kugira ngo natwe igihe tuzaba twagize umuryango twabahaye abuzukuru, tuzajye tubakunda nk'uko nabo badukunda, kandi ntituzibagirwe gukora inshingano dushinzwe kandi dutegetswe kubaha ababyeyi bacu, kuko na Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Personal motivation. Iyi nkuru itwigisha ko gushimira no kugaragaza urukundo ku babyeyi bituma twiyumva neza, kandi bigatuma umubano wacu urushaho gukomera. Kuko Nyambo yerekanye ko igihe cyose umwana ashobora kubona igihe cyo kugaragaza ishimwe, byongera icyizere n'ishimwe rikomeye. Ntitugomba gutegereza ibintu bikomeye cyangwa ibihe bidasanzwe. Umunsi nk'uyu uriho buri mwaka ushobora kuba umwanya mwiza wo kugaragaza urukundo rutagira urugero. Ntabwo uyu munsi ari umunsi wo kuvuga ngo ni uw'abagore gusa, ahubwo ni umunsi wo kongera gutekereza ku babyeyi bawe. Ntabwo tugomba gutegereza ibihe bikomeye ku masabukuru yabo, mu minsi mikuru aba ariho tubatungura cyangwa se bagira uti n'uyu munsi umwe ubonetse mu mwaka naho wawubyaza umusaruro. Ubwo binabaye byiza wajya unabatungura ku munsi wabo w'amavuko, bakababwira amagambo meza. Ntabwo ari ngombwa ngo bagurire impano, ibintu bisaba amafaranga, ahubwo wabaganiza ukababwira amagambo meza. Uwo munsi ukabakorera utuntu twiza mu rugo, bidasabye ko ujya kubagurira ibintu. Uwo munsi wenda akaba ari wo ubategurira n'ifunguro, akaba ari wo ubatekera. Gusa reka turebe icyitwa lessons and reflection, kijyanye n'amasomo ndetse n'ukuntu ibihe byisubiramo. Inkuru ya Nyambo iratwigisha ibintu bikomeye. Icya mbere, gushimira ababyeyi bacu buri gihe ndetse na buri munsi. Kabiri, kugaragaza urukundo si amagambo gusa, ahubwo ni ibikorwa. Gatatu, kuba inspiration, urukundo rwatanzwe rugira ingaruka nziza ku buzima bw'umuryango. Urukundo rudasanzwe rw'umwana n'umubyeyi rufite ubushobozi bwo guhindura imitima, gusigasira umubano ndetse no kugaragaza ibyiza mu muryango. Buri wese akwiye gufata umwanya nk'uyu, yihutira gutekereza ndetse no gutegereza umunsi mukuru gusa. Urukundo rugomba kugaragarira umubyeyi buri munsi ndetse na buri gihe cyose muri kumwe. Urukundo rw'umubyeyi ku mwana ruba rugomba kugaragara buri gihe bari kumwe cyangwa se batanari kumwe, ariko urukundo rwabo ni urukundo ruba rugomba guhoraho. Twese turabizi. Uyu munsi turashaka ko nawe ufata umwanya ukandika muri comment cyangwa shyira post yerekana urukundo n'ishimwe kuri mama wawe cyangwa umuntu w'inshuti ukunda cyane. Ntugategereze umunsi mukuru gusa. Urukundo ni igikorwa cy'ingenzi kandi kigaragazwa buri munsi. Iyi nkuru ya Nyambo n'uburyo yagaragaje urukundo kuri mama we ni inspiration ku bantu bose bashaka kugaragaza urukundo rudasanzwe ndetse n'ishimwe.
Nyambo Jesca yasobanuye ko urukundo n'ishimwe ku mubyeyi ari icyubahiro cy'ingenzi mu buzima. Uyu munsi mpuzamahanga w'abagore, mwese ndizera ko mwagaragaje urukundo rw'ababyeyi bacu. Tubwira ababyeyi n'abakunzi bacu ko tubakunda kandi tubashimira. Muribagirwe gusanga izi nkuru nk'iyi ku bantu ngo abandi nabo babone inspiration. Urukundo rurashobora guhindura isi, kandi inkuru ya Nyambo iratwigisha ko urukundo ruri mu bikorwa, amagambo no mu mutima wacu. Twari kuganira ku bintu bijyanye n'urukundo rw'umubyeyi n'umwana gusa twifashishije urugero rwa Nyambo Jesca ku mubyeyi we. Ariko se uwo mubyeyi wawe ni ubuhe butumwa wamugenera muri aka kanya? Nubwo umunsi w'abagore twavuga ko wahise ku munsi w'ejo, cyangwa se na n'ubu hari abakiri kuwizihiza, ariko muri aka kanya ndakubaza ngo ntiwite ko ejo ari umunsi w'abagore, ahubwo niba ufite papa cyangwa se niba ufite bombi cyangwa se ufite mama gusa, gira ubutumwa ugenera umubyeyi wawe hasi muri comment. Nitwa Sana, iyi ni NBE ZOOM, inkuru zacu kuri Kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.